nkuko mubibona rero ngewe banyita Kiwi, ariko uyu nguyu bamwita Papa Idi. Ni umukinnyi mwiza cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. So ni umupapa rero dukinana muri filime, murabizi dukinana ari boss wanjye. So nzi ko twahaye ibyishimo abanyarwanda kandi byiza cyane, kandi na n'uyu munsi turacyaba kwita ibyishimo, ntabwo tuzigera duhagarara. Uyu munsi rero namusuye kuri tere yiwe ahantu ari gukorera uyu munsi. Uyu munsi hari igihe abantu batubona twibereye muri filime bakagira ngo nibwo buzima tugomba kuba turimo bwonyine. So uyu munsi rero turashaka kubereka itandukaniro ryacu ryo muri filime ndetse no mu buzima bwacu bwo hanze bugiye butandukanye. Uyu munsi kuba uyu munsi jewe ndi umushoferi nkaba n'umukinnyi wa filime, hari ukuntu abantu batashobora kuba babyiyumvisha. So noneho uyu munsi rero ikintu gitangaje. Yes. Uyu munsi rero noneho ngarutse nk'umunyamakuru. Papa Idi bimeze bite? Wanumiye ubundi muri studio za Kiwi. Abantu mukunda Kiwi nyamuneka dukomeze dukore subscribe, tumushyigikire. Kiwi ni umwana mwiza cyane, tumufashe akomeze atere imbere kandi ni byiza cyane. Kiwi ndishimye cyane kuba uyu munsi ndi kuri televiziyo yawe kandi nkwifurije gukomeza ugatera imbere muvana. Ya urakoze cyane kabisa. So rero Papa Idi ndagira ngo utandukanye iki kintu ukure n'abantu mu rujijo. Uyu munsi hari ikintu abantu bitiranya kandi batakabaye bitiranya kitari ngombwa. Ku muhanda ahangaha turi ni ahantu ucururiza intebe ku Ruyenzi uzamuka ujyana ibiti Gihara. Ubwo rero abantu bari kugende bumva ngo urusaku rw'imodoka ni ikibazo kwihangana. Kiwi yansanze mu kazi. Ahangaha babyita muri kazi ni kazi. Ni kazi. So kandi Papa Idi ndagushimiye kandi courage cyane byatari. So tugomba kwereka itandukanira abanyarwanda. Tukabereka yuko ntabwo ugomba gukora akazi kamwe, ahubwo ushobora kuba wafata imirimo ingahe ukayifatanya kandi bikagenda neza cyane. So uyu munsi rero Papa Idi nagusuye ahantu uri gukorera intebe nziza cyane nk'umwacteur. Ubundi twari tukuzi muri filime gusa, ntabwo tuzi ngo ese wafashe umwanzuro gute wo kwinjira no mu yindi business yo ku ruhande ukaba ubibangikanya na filime. Gerageza ubiduhurize ibyo bintu, filime uyiduhurize n'aka kazi uyu munsi uri gukora. Tubwire itandukaniro ni irihe? Ngira ngo itandukaniro ririmo nyine nuko byose ntabwo ari kimwe ni filime, ikindi ni ubucuruzi busanzwe, ariko byose no gukorera amafaranga. Yes. So uyu munsi rero ndimo ndakora intebe cyangwa se ndimo ndacuruza intebe, ibitanda, amagariderobe n'ibindi bitandukanye. Ariko filime nazo ndazikora, ntabwo nazivuyemo. Wenda kugira ngo abantu bataza kugira ngo filime zo nzikora. Ni umwanditsi na umudirector, nkanakina filime nk'ibisanzwe. Ikindi buriya ni umuhanga cyane mu bintu bijyanye n'ubuvuzi gakondo. Ibyo nabyo ntabwo abantu bari babizi, ariko ubuvuzi bwanjye gakondo bushingiye ku bimera. Ni bwa buvuzi gakondo butarimo bya bintu byo kuvuga ngo ugavura amarozi, ugavura urazana imiti ituma ubona abakiriya n'ibikiriya. Ibyo ntabwo ari byo ngiye nkora. Ngiye byo nkora ni ubuvuzi gakondo bushingiye ku bimera, nkaba nakuvura amibe, igifu n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse n'ibintu bijyanye na massage, ibintu bijyanye no kuvura ibishishi. Nabyo mu minsi iri imbere business abanyarwanda batangira bayibone, ariko twivugire ku ntebe. Uyu munsi ndimo ndakora intebe, ndimo ndanacuruza intebe. Ntekereza ko ari byo byiza cyane nk'umuntu ukeneye gutera imbere. Ntabwo wakina filime gusa ngo biguteze imbere, kubera ko murabizi nawe ibintu bya filime bibamo byani iwacu cyane cyane muri Afurika. Mu Rwanda ntabwo gukina filime biratera imbere cyane ku buryo wavuga ko umuntu ukina filime byamuteza imbere, akabasha kwishyura inzu, akabasha kurya, akabasha gutunga umuryango, akora ikintu kimwe agatera imbere. Niyo mpamvu rero nagize igitekerezo ndavuga ni kubera iki noneho nakongeraho n'indi serivisi yo kujya mfasha abakunzi banjye bankunda, bakurikira ibihangano byanjye, kuba noneho bajya bananteza imbere ibijyanye n'intebe n'ibitanda n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Noneho uyu munsi rero Papa Idi, hari umuntu ushobora kuza agasanga uri ahangaha uyu munsi cyangwa se aka kanya akavuga ati byanze bikunze Papa Idi buriya muri filime byaramucanze, buriya byaranze, none yagiye kwicururiza intebe. Ibyo bintu bidusobanurire nyine kugira ngo umuntu abyumve impamvu umuntu ashobora kuba yajya no mu kandi kazi.
ni ibintu byumvikana cyane kubera ko filime ntabwo tuzikina buri munsi. Ushobora gupanga iminsi ya shooting, abakozi baba bahari ukaba wajya muri shoot, ariko n'imirimo igakomeza ikagenda. Kugira ngo uri kubibona ko ubucuruzi burimo buragenda neza, intebe barimo barazitwara, wanafata na kamera ukabereka barimo bapakira intebe bazitwara nta kibazo. Wowe ngene ufate kamera ubereke. Aka kanya ndagira ngo mbereke yuko koko iyi business ni business ya nyayo, apana ibintu bya filime gusa. Bereke nta kibazo. Bereke hariya, bereke urebye ahantu yankurira reba ahantu yamfatiraga. Njya mbwira abanyarwanda nkabwira ngo nimba ufite imbaraga kandi ukaba wumva ushoboye, ugomba gukora kandi ugakora utikoresheje. So uvuga ngo Imana yaravuze ngo nimugire icyo mukora nanjye nzabonaho mbere. Uvuga ngo akantu gatoya dukora gashimisha Imana natwe ikatwongereramo umugisha. Niyo mpamvu rero bizagorana kuzatubona turyamye cyangwa se mukatubona ducecetse. Iteka ryose tuba dushaka guhatana kandi tuba dushaka gukora. Niyo mpamvu rero uyu munsi uzansanga ku muhanda ndi mu kazi runaka gatandukanye n'akuzi ka filime. Ntuzigere na rimwe wibaza ngo ese kubera iki uyu mutipe ari gukora kano kazi. Ubushoferi utegereje nk'abantu wenda ugiye gutwara wenda. Erega hari n'abantu baba bagiye wenda nko gufata akantu wenda nko mu mahoteli agiye atandukanye, cyangwa se za moteri cyangwa se muri bare zitandukanye. Ntibazatungurwe no gusohoka bakagusanga ku muhanda bavuga uti nimuze mbatware bageze mu rugo amahoro. Icyo mbereyeho ni ugutwara abantu bakagera mu rugo amahoro, kuko njyewe simfata ibisindisha. Icyo rero noneho uyu munsi reka duhite tubihuza nuko hari igihe umuntu ashobora kunsanga nko ku kabara ahantu aje nko kwinywera nk'icupa, nkahita mubwira ni uyu munsi rero ni njye uri buze kugutwara. Noneho agahita avuga ngo ese kiwi ko nkuzi ukina amafilime ukora igishoferi gute kandi ukina filime? Njye nkahita musobanura nkamubwira ni njyewe nubwo nkina filime ariko hari n'ibindi bintu nshobora kuba nakora. Uyu munsi wo kugira ngo uzambone ndi ku muhanda ndi mayibobo cyangwa se ngome mu nzu nkubitwe ngo negereje amafaranga ya filime, njyewe nkura amaboko mu mufuka nkabyuka nkavuga ngo ngiye ku kabari runaka ngiye gukora. Uyu munsi rero niyo mpamvu abantu benshi barananyikundira bakampa akazi, ukabona umukire arampamagaye. Uyu munsi bundi njye maze gutwara abasitari benshi batandukanye. DJ Brian ni njyewe umutwara, ba Philipita bariya bose, ba Marino bose ni njyewe ubatwara, n'abandi basitari bagenda bakina n'amafilime, n'abandi ba muri showbiz zigiye zitandukanye, ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye. Uyu munsi turakorana. Yego, utwara DJ Marino uyu munsi ni njyewe umutwara, na Toxic nawe ajyamo akazi tugakorana. Abahanzi bagiye batandukanye benshi cyane turakorana. N'abakinnyi ba filime ba Clapton bajya bamakazi, bari abamatofu bajya bamakazi. So na bano babamenya bajya bamakazi, na ba Kiramani bakamakazi. So mfite abantu benshi cyane njya ntwara muri sinema, mfite abantu benshi b'abanyamakuru njya ntwara. So muri domaine zose turakorana. Aba DJ cyane buriya n'abantu. Yego, rero bivuze yuko akazi dukora ni akazi dukunda cyane. Ni akazi kandi kaduhesha umugisha, kagenda kaduhuza n'abantu benshi, ndetse n'abapasiteri nabo njya mbatwara bagiye muri gahunda zabo runaka, ba bishop urumva. So bivuze ngo ni ukubera ko dukunda akazi. Uyu munsi rero nimba nagusuye muri aka kazi kawe uri gukora, n'abanyamakuru barahari. Bari aba Philipita ndabatwara, ba Irene ndabatwara, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ntabwo nahita bavuga ko atwara abasitari bose bo mu Rwanda. Umuntu utwara abasitari bo mu Rwanda ntabwo wabura kumuha akazi ngo nawe agutware. None se wabonye perime ryari? Perime imaranye kingana kugira abantu bumve n'uburambe ufite. Ni ukuvuga ngo perime imaranye imyaka 3. Muri iyo myaka 3 kuva nayibona, buri munsi ngomba kuba mfite ibiraka nibura nka 2 ngomba gukora. Ku manywa
nijoro ayo masaha isaha iyo ari yose umpamagaye urambona. So nimero zanjye rero ndaza no kuzishyira munsi y'iyi video kugira ngo n'ufite ikiraka ushaka umushoferi uzampamagare dukorane aho ariho hose, haba muri Kigali. Ndetse n'ikindi cy'akarusho, iriya modoka wajemo ni iyawe? iriya modoka oya, iriya modoka ni iyanjye, ariko hari n'izindi z'akazi nkorana nazo. Nimba unakeneye n'amamodoka yo gukodesha, amamodoka nayo muri kampani yacu aba arimo, kandi ni nanjye mushoferi uza nka kwitwarira iyo ukeneye umushoferi. So ikindi, ushobora kuba ushaka gutembera igihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se ushaka nko kujya mu ntara ahantu runaka, ushobora kumpamagara ukambwira ati uyu munsi ndaza kujya gutemberera aha n'aha, ariko ni we muntu nkeneye ko uri buze kuntwara. So rero ndaza anagutwara. Ni ukurikiwe n'umuntu mwiza, yansanze ku kazi, arambwira ati papa yindi reka tuganire dukore akavideo, urumva abantu babone yuko byibura n'ibi bikoresho ukora banabibone no muri video, babibone kuri channel yanjye njyewe nka Driver Kiwi. Urabona iyo channel ni channel dukwiye kujya tumusapotinga nk'uko nakomeje kubivuga. Ni umuntu wacu, ni umuntu wanjye cyane, n'abandi basitari mugende mumuha ibiganiro, mumufashe gukurikira watera imbere. Kiwi ni umwana mwiza cyane, Kiwi ni umwana mwiza. Kiwi reka nkubwire, njye musabiye ku Mana, Imana yo mu ijuru irebe inyumve muri iyi saha, Imana iguhe gutera imbere, ikire imbaraga mu bikorwa byawe, iguhe gukomeza kuzamuka, ikwagure mu bwenge no mu gikundiro, mbese igukorere ibitangaza bikomeye cyane. Urambitseho ibiganza. Kandi asante cyane, urakoze cyane. Ari nacyo kintu twanabwira abantu badukurikirana muri filime, mukomeze mutube hafi kandi mukomeze muduteze imbere mu byo dukora byose, nta na rimwe tuzigera tubatenguha, kuko aka kazi twakajemo n'umutima wacu wose, kandi twakajemo tugakunze. Niyo mpamvu rero nta saha n'imwe dushobora kuzabatenguha. Namwe mukomeze kandi mutwereke urukundo, mukomeze mudushyigikire, aba diaspora, abanyarwanda, mukomeze mutube hafi, mukomeze mudusapotinge nk'abantu b'aba diaspora mushaka kuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nimukenera imodoka kandi mugakenera umushoferi, ninjye muntu uzabitwarira, nta wundi uzabatwara. Nimukenera intebe nziza cyane, mwaguze amazu hano muri Kigali, mugakenera intebe nziza cyane, muzashyiramo, muzahamagare Papa Idi. Ni umuntu mwiza cyane, ni umuntu utazigera ubatenguha ku gikoresho muzamuguraho cyose. Murakoze cyane rero, ngiye banyita Kiwi, uyu bamwita Papa Idi. Turabakunda cyane kandi mukomeze mudufollowinge, mukomeze munasharinge n'abandi ino video ibagereho. Tubafite ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aranyamamarije Imana umugisha. Kiwaranyamamarije Imana Kiwi. Aranyamamarije Imana umugisha. Yewana kandi kuba waje kundeba kuri channel yawe, yewe ni umugisha kuri jewe, kandi nawe bikubera umugisha. Wow, urakoze cyane rero. Ikintu cya mbere ushobora, ikintu cya nyuma dusoza ushobora kubwira abantu badukurikiye ni iki Papa Idi? Ikintu nababwira, turabakunda, namwe mukomeze mudukunde nk'uko yabibasabye. Aho muzabona Kiwi hose muzamenye ko ari umushoferi, kandi muzamenye ko abafite imodoka nziza zo kugira ngo abatware. Ikindi mukore subscribe, like, share na comment, musharingira abantu bose kugira ngo iyi video yacu ibone views. Kandi nayo yarakuvuze mu kiganiro DJ Brian, kandi yamuha message so. Aha, DJ Brian rero urabizi, naragutwaye mu biganiro byawe bigiye bitandukanye byinshi, aho wagendaga kuri tere abantu bajya banavuga ngo Brian asanake. Aya none ntabwo dusa, kuko urabona DJ Brian ni umuzungu cyangwa umwirabura, sibyo? Rero ntabwo mwasubwa n'inzo mudarigika. Sha byagorana, ariko gwenda ariko ushobora kuzaganira na DJ Brian, kuko ni umukobwa nanjye nka umuhungu, nkamubaze nkamusaba nimba nge nawe dushobora kuba twakwibanira mu zimwe nge nawe. Ari gihe dushobora kubana mu umushoferi ari nyokobuye. Hoya, ntabwo icyo gihe ntabwo nzaba ndi umushoferi we. Ariko nyine nshobora kuba ndi nk'umugabo we, nkamutwara nk'umuntu, nkamutwara, sibyo? Hoya, umugabo wa Brian. Nese si umukobwa nka umuhungu, imyaka y'ubukure ndayifite yo kuba nabana nawe, nawe imyaka yo kubana nanjye arayifite. None se niki cyatubuza nge nawe kwibanira mu nzira? Aho mbwira nyine nawe. Okay, ibyo biganiro byawe byo kubana na Brian mu nzu ntabwo birimo. Oya twabana. Oya ntabwo birimo ngewe. Kubera iki? Mwabana wenda uri umukozi we aguha akazi ko kumutwara mu modoka, ariko ntabwo mwabana nk'umugore n'umugabo, ntabwo Brian yakwemera. Nyine impamvu wowe ushingiraho uvuga ngo njye na DJ Brian ntabwo twabana nk'umugore n'umugabo. Afite ibiceri. None se afite wabona amafaranga wowe watumukigura Brian. Oya,
none se aramutse afite ibiceri bye yenda tubare niba afite miliyoni 20 njye nkaba mfite miliyoni 5 turamutse duhurije hamwe ntabwo twatera imbere nanjye nkagira amafaranga. Icyangombwa ni mu mutwe. Reka mwereke wifurije umugisha mwiza, Imana ikomeze guha umugisha inzozi zawe izazikabye zibimamo Brian muzabane n'umva arizo nzozi bifitiye. Komeza uryame urote usinzire ugume muri izo nzozi zawe paka mubane. Oya ako DJ Brian ikiganiro cyarangiye. DJ Brian ntabwo ikiganiro cyarangiye. Oya reka nkarenzeho oya reka tubabwire sibyo kandi tubabwize ukuri sibyo. DJ Brian ni umwana mwiza, DJ Brian ni umukozi, DJ Brian ni umuhanga mu bintu akora byose, kandi nanjye ntabwo ndi umuswa, nanjye ndi umuhanga kandi mu byo nkora byose nkorana imbaraga nyinshi cyane kandi nkunda akazi, nkunda gukora kandi nkeka ko nta muntu wanga umuntu ukora, ahubwo abantu banga umuntu w'umunebwe, umuntu udakunda akazi, udakunda n'ibyo akora. Rero nkeka yuko urumva cyane rero nkeka yuko sibyo akazi make cyane rwose. Murakoze cyane, bye bye, turabakunda. ngo nangahe kigurisha